rero mu bihugu bitandukanye imwe mu myanzuro ishobora kuza gukora harimo guhagarika zino modoka ziri prive, bakavuga bati kugeza kuri ubu ngubu imodoka ziri prive ntizemerewe gukora, cyangwa se zizajya zikora iminsi runaka, cyangwa se kujya kunywesha. Kimwe mu bibazo byugarije isi cyangwa bihangayikishije isi kugeza kuri uyu munsi ni intambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel. Buri wese ubu ngubu aribaza ngo ni ibiki bigiye gukurikiraho, harakurikiraho iki? Ibiciro bya peteroli cyangwa se by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse, esansi yazamutse. Nimugoroba nibwo nahoze ndeba nsanga mu bihugu birimo nka Hong Kong ubu esansi byibuze igeze ku 6,000 by'amafaranga y'amanyarwanda, ugereranyije ku mafaranga y'amanyarwanda. Za Malawi byatumbagiye kuko biri mu 5,000, za Singapore esansi litiro byibuze igeze ku 5,000. Abantu batandukanye ku isi twese turi kwibaza harigiye gukurikiraho iki, ni iki kigiye gukurikira nyuma y'iri tumbagira ry'ibikomoka kuri peteroli. Ni iki kigiye kuba cyakurikiraho, ese biri buze kugenda bite? Ibi bikomoka kuri peteroli nibiza gukomeza gutumbagira, ese koko biri buze gutumbagira cyangwa se biri buze kugabanuka? Ukuri guhari rero abantu batagomba kwirengagiza nuko kumanuka kw'ibikomoka kuri peteroli cyangwa se kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanuka ntabwo ari uyu munsi, nta nubwo ari ejo, kubera ko kugira ngo ngira ngo ubundi bifata inzira ndende kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bigere by'umwihariko mu bihugu byacu bya Afurika. Nko kugira ngo ibikomoka kuri peteroli cyangwa se yaba esansi, mazutu, iyo peteroli, kerosene, bino bikomoka kuri peteroli kugira ngo binyure mu muhora wa Hormuz bigera muri ibi bihugu byacu bya Afurika by'umwihariko nk'u Rwanda, byibuze kugira ngo tanka ihagurukanye fuel igikuye muri biriya bihugu igigeze ntabyibuza bifata ukwezi n'igice. Ibyo bisobanuye iki? Ibyo ngibyo bisobanuye yuko niba bifata ukwezi n'igice, ubu ngubu kabone nubwo intambara ya Iran yarangira, twebwe twagirwaho n'ingaruka z'iyi ntambara kugeza byibuze mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 6 kugeza kwezi kwa 6 gusoza. Impamvu nuko kugira ngo niba twamaze kubona yuko kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bice muri uriya muhora wa Hormuz bigere hano mu Rwanda bifata ukwezi n'igice, bivuze ngo intambara irangiye uyu munsi bigahaguruka ejo, ibizahaguruka ejo byazagera inaha byibuza mu kwezi kwa 6 mo hagati. Bivuze ngo twaba tukiri kurwana n'ingaruka z'iyi ntambara, kabone nubwo intambara yaba itagihari, kandi intambara ntabwo ari vuba ko ishobora kurangira. Bivuze ngo ubu ibihugu bitandukanye birimo birakoresha fuel byari byarabitse, fuel biri gukoresha ni yari yarabitswe, kuko niba itakibasha kuza kandi n'ubundi ije ntabwo ihita hagera direct, bivuze ko iri gukoreshwa ni yari yarabitswe cyangwa se yari iri mu nzira, yari iri mu nzira iza, ariko iri ahantu idashobora kubangamirwa n'iyi ntambara. Iyo ngiyo niyo yari irimo ikoreshwa, ariko bivuze ngo yari irimo iza ishobora kuza ubu ngubu izagera hano mu kwezi kwa 6. Igihari rero nk'ubu ngubu hari ingamba zitandukanye zishobora kuza gufatwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Urugero nko muri Thailand birakekwa ko hashobora kuza gushyirwaho uburyo abantu bakoresha imodoka zabo bwite bazajya bahabwa iminsi runaka. Abantu bakoresha imodoka zabo bwite bakaba bavuga bati zizajya zikoreshwa wenda kuwa 3 no kuwa 6, cyangwa se zizajya zikoreshwa kuwa 6 no ku cyumweru gusa. Ikindi nko muri Thailand ho kujya kunywesha, gushyirishamo fuel ntabwo ari ukugenda gutyo uko wiboneye, ubwo birimo birasaba ibigenderwaho. Ntabwo ugomba kurenza iyi, niba ukoresha imodoka ntoya ntabwo ugomba kurenza iyi ngiyi. Abantu nabo bakamenya ukuntu bayirondereza. Niba bakuzurije uyu munsi bakaguha full tank, ugomba kumenya ko igihe ugomba kuyikoreshamo, kuko hari igihe niba irangiye ejo ushobora gusubiraho ntibayiguhe gutyo.
Ibintu rero ni ingamba zitandukanye zishobora kuza gufatwa hirya no hino ku isi, nk'uko twarabibonye ubwo icyorezo cya COVID-19 cyageraga mu bihugu bitandukanye by'isi. Inzego z'ubuyobozi zahise zifata ingamba, hamwe na hamwe bashyiraho guma mu rugo, kubera yuko ntabwo niyumvisha ko ubuyobozi bwari kwicara ngo burebere. Icyorezo kirahari kandi gishobora kwica abantu benshi mu gihe gitoya. Hagombaga gufatwa ingamba izo arizo zose zishoboka mu rwego rwo kurinda umutekano w'abantu. Ni nako biri buze kugenda rero kuri ibi ngibi bikomoka kuri peteroli, mu rwego rwo kurengera yaba inyungu rusange, inyungu z'igihugu. Hashobora kuza kugira imyanzuro ifatwa nk'uko nguko muri Thailand bari kuvuga ko bagomba gushyiraho iminsi runaka abantu bakoresha imodoka zabo bwite bagomba gukoresha, ubundi bagakoresha public transport, bagakoresha zino modoka rusange, zino bisi zitwara abagenzi zikaza kuba arizo zikoreshwa. Ni ingamba zishobora kuza kubaho, kuko nko muri Thailand ariho twafatiye urugero, ntabwo ushobora kujya kunywesha kuri sitasiyo uko wiboneye. Mu ngamba zishobora kuza gufatwa rero mu bihugu bitandukanye ku isi, hashobora kuzamo no gutanga uruhushya rwo kujya kunywesha ibikomoka kuri peteroli. Niba ufite imodoka, kugira ngo ujye kuri sitasiyo ukaza kuba ufite uruhushya runaka rugaragaza impamvu ugiye kuyinywesha, kubera ko ntabwo tuvugishije ukuri, dushyize mu gaciro, uretse ko hari ibintu leta rimwe na rimwe ikora, twebwe nk'abaturage bitewe n'ubumenyi buke tuba tubifiteho, tukabigira intambara, tugasakuza ngo ibintu byacitse. Ariko hari ibintu rimwe na rimwe tugomba kuzajya twumva, nta nubwo ari rimwe na rimwe, hari ibintu tugomba kumva uko byagenda kose. Hari ibintu leta ikora dutegetswe kumva, tugomba kumva. Hari ibintu leta ikora itatugishije inama, na cyane ko akenshi usanga abayobozi baba babigizemo uruhare, baba bashyizeho ayo mategeko, batoye ayo mabwiriza, ni abayobozi twebwe tuba twarihitiyemo. Ntabwo jyewe nka Yusufu nshobora kuza ngo mvuge ngo ndaza ndahura na kanaka, ndahura n'abaturage bana, twihuze turi abaturage miliyoni, dufate umwanzuro tuvuge ngo ubu ngubu ibintu bigiye kugenda gutya. Ahubwo habaho gutora ubuyobozi. Iyo twamaze gutora abayobozi rero, abo bayobozi, kubera ko hahandi twebwe tudashobora kugera, niba tudashobora guhura turi miliyoni ngo dufate umwanzuro umwe, ba bayobozi twebwe twashyizeho, icyo bakora ni ukudufatira imyanzuro, bakareba ngo ni igiki gikwiye ubu ngubu, aho igihugu kigeze, aho ibihe bigeze, ni igiki gishobora gukorwa. Hanyuma bo noneho bagahitamo igikwiye bakurikije uko babona byifashe. Rero mu bihugu bitandukanye, imwe mu myanzuro ishobora kuza gukora harimo guhagarika zino modoka ziri prive. Bakavuga bati kugeza kuri ubu ngubu imodoka ziri prive ntizemerewe gukora, cyangwa se zizajya zikora iminsi runaka, cyangwa se kujya kunywesha, yaba abanywa mazutu cyangwa se abafite imodoka zikoresha esansi. Bakavuga bati mwebwe muzajya mukoresha izi modoka zanyu iminsi ni ubundi ni public transport. Icyo ngicyo ni ikintu, ni bumwe mu buryo bushoboka. Ubundi buryo bushoboka nuko leta zitandukanye mu rwego rwo kugabanya bino binyabiziga biri prive, cyangwa se abantu bakoresha imodoka zabo bwite, by'umwihariko nk'abakozi batandukanye, bashobora kuza gusabwa gukorera mu rugo, kugira ngo n'akavuyo kaboneke mu muhanda, kagabanuke mu muhanda, n'izo modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zibone ubwinyagamburiro, zigendere ku gihe. Biri buze gusaba ko hari abari bukorere mu rugo, bamwe na bamwe bashobora kuza gukorera mu rugo, abandi basigaye bakeneye kugenda bagakoresha public transport nk'uko byari bisanzwe. Ni imyanzuro myinshi ishobora kuza gufatwa, ishobora kuba idashimishije abaturage, nk'uko n'imyanzuro akenshi na kenshi nk'iyazaga ijyanye na COVID-19 ntabwo twayishimiraga. Iyo bakubwiraga kuguma mu rugo ntabwo wishimiraga kuhaguma, ariko nyamara zabaga ari inyungu zacu. Rero twebwe ubu ngubu noneho by'umwihariko nk'abanyarwanda, twebwe ubu ni umwanya mwiza noneho wo gutangira kwenjoyinga ibyo bwa buyobozi twebwe twitoreye budukorera, kuko ntabwo twese dushobora kuza gufata umwanzuro w'ibiri bukorwe ngo niba isi ifite ikibazo cya fuel biri buze kugenda bite. Ahubwo abayobozi twatoye nibo bagomba kuza kuduhitiramo, bagomba kuza kureba, bicare barebe ngo noneho dukurikize iki. Twebwe turahari ngo dukurikize ibyo bo badusaba. Rero ntabwo
ntabwo kino kibazo cya fuel gishobora kuza gukemuka aka kanya, kubera yuko ubu ngubu hari ibihugu byatangiye gushirirwa n'ibikomoka kuri peteroli. Ariko kandi nihari igomba kubikwa neza, kubera yuko ntabwo bari buze kuza, ntabwo niyumvisha ko ngiye nshobora kuza kujya mu modoka yanjye bwite wenda ntembereye cyangwa ngiye kugura umugati mu gihe hari ambulance ishobora kuza kubura fuel iri bukoreshe, ambulance iri buze gutwara abarwayi, ambulance iri buze kugira ute, ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye. Ese ibinyabiziga by'umutekano by'inzego z'umutekano biri buze guparika kugira ngo jewe nkunde mbone fuel? Ntabwo biri bushoboke. Ntabwo ambulance ziri buze kuza guparika kugira ngo jewe mbone fuel yo kugira ngo mbone ukuntu njya kureba match. Ninkenera kureba match ubwo ndatega akamoto k'amashanyarazi, ninkenera kureba match ndagenda n'amaguru niba ari hafi, ninkenera kujya mu zindi gahunda ndatega public transport, mu gihe yo tukibasha kubona fuel yayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo niyumvisha ko ambulance ishobora guparika kugira ngo ngiye nkunde ngende. Ntabwo bivamo, ntabwo bikunda pe. Igihari rero nanumva aho hari wenda twakabaye tunakangurirwa nk'abaturarwanda twese, kuko ni n'ibintu byumvikana, nukumva ko impinduka zibayeho tugomba kuzakira uko ziri, na cyane ko ziba zigamije ineza y'abanyarwanda muri rusange, apana kuvuga ngo ngewe ngiye kwishimisha, ngiye nkeneye fuel ngiye kwishimisha, mu gihe hari umubyeyi uri kunda wabuze ukuntu ambulance imugeraho kubera ko ambulance yaparitse kubera ikibazo cya fuel. Numva ko tutakifuza ko igihugu cyacu gishobora kugera aho ngaho. Rero nkeka ko ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ariko natwe leta yacu ntabwo yicaye, abayobozi uko byagenda kose ntibicaye, bafite byinshi barimo bategura. Icyo twebwe dusabwa nyine ni ukuza kubumva, no kuza gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo. Niba bavuga ko niba barimo badukangurira kugenda na public transport, tubyumve. Nta kindi gihe byigeze bibaho twagendaga n'imodoka zacu twisanzuye, ariko niba ari ibihe bidasanzwe, ni ibihe bidasanzwe, tugomba kubyakira uko nguko. Ndabakunda cyane. Iyi ni Impano TV. Niba utari wakora subscribe yikore, kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tujye tubageza